muraho uyu nguyu ni Aline ugarutse akaba ari kumwe na Raymond. Yes, twishimiye kongera kubana namwe nimba uri mushyashya turakwakiriye nimba utari mushyashya nanone twongeye kwishimira kubana namwe. Ni karibu mubwire n'abandi nabo baze. Yes. Nibuke gukora subscribe channel like comment down below ndetse mudana ibitekerezo byanyu kuko biri mu bituma twagura ibitekerezo. Yego strong amakuru neza. Weekend yagenze neza cyane ndashima. Isabato yagenze neza. Yagenze neza pe. Ya natwe weekend yagenze neza urebye. Nta gikuba cyacitse, iyo nta gikuba cyacitse umuntu yariye yananyweye kandi koko. Ya subwo kugira ngo sibyo gushimira Imana. Nje gushimira Imana cyane. Aka drink ndakamamaje ni caramel frappe with Oreos. My little sister put me on Gisele na Alliance iraryoshe cyane namwe muri mugenda kuma kuri McDonald's. Thank you randuka amazanga. But yes, I love it. Abantu batanga akazi bamuhakaje numaze kwamamaza pe. But anyways, yes, ndanezerewe kongera guhura nawe. Harashize weekend cyane kuva Friday kugeza uyu munsi ya. None se mwe mumeze neza? Reka twizere ko bameze neza aho bari hirya no hino. Urani hari abari mu Rwanda, abari muri Kenya, hari abari mu Buganda, hari abari muri Canada, hari muri Amerika, abari mu Burundi. Abo bose ni feedback tugenda tubona. Mutubona muri ahantu henshi hatandukanye. Aho muri hose rero twizere ko mumeze neza kandi Imana ikomeze. Sura twabanga Imana ikomeze aho umugisha byo bakora. Umva igibaho umugisha kuva saa 12 za mu gitondo za saa 4 za nimugoroba. Ya Imana igihira imirimo y'amaboko yanyu. Ibyo mwerekejeho amaboko byose bijye bihirwa n'Imana. Amen. Natwe rero turabakunda cyane niyo mpamvu mubona twagarutse hano kuri kamera kugira ngo tuganire namwe. Nimwe bantu bacu. Yes, kuko mudahari twaba turi gukora iki hano? Tudafite audience, tudafite abantu badukurikira, no kuri ntago twagaruka pe. Ariko kuko muhari natwe tugomba kuba duhari. Yes. Tunashimira n'abantu bagiye bashare. Hagemba nicare nka n'umuntu ntanazi yakoze share pe. Mujye mukora share. Ibyo bintu birashimisha. Mubona ikiganiro cyakubatse ukore share, ugipostinge, ugihe abashuti bawe nabo bakirebe kugira ngo bumve ibitekerezo dufite, then tubone ukuntu twubaka community yacu kugira ngo ibintu bijye bigenda neza. Yes, so with that being said, let's get into the video. You already know. Tell me more. Yes, namakarita yacu reka tuyahereho. Umunsi turakoresha ikarita rimwe shaka. Ya turakoresha ikarita rimwe uyu munsi. Igihe cyagiye. Uyu munsi turakoresha ikarita imwe, turanakora na video ngufi uyu munsi. Nyabona wihangane no video irebe yose ni ingenzi. Songe impera z'umwaka se bimeze bite na bintu bya Christmas bunani? Ngewe ntago ibintu bya Christmas njya mbyitaho. Ariko ubunani rwose ntegereje umva Sibura nta muntu aha nka pro tukazamusohokana kubonanira. Ninde ushaka tuzasohokana? Yandike muri comment ariko ushaka tuzasohokana kubunani. Wanyandikira. Kubwa amahirwe make ntabwo nzaba mari. Uriya mamisi nshyiramo kandidatire. So ikibazo tugiye gukoresha umunsi kiravuga ngo when you look back at your life so far, what's something you surprised you did, chose, tried or became? Nzajya mbumo translator. Was strong. Repeat it. When you look back at your life so far, wongeye ukareba ugasubira mu buzima bwawe mukareba. What's something you surprised you did? Iki nawe ubona ukoze kikagutunga nawe ukaba watumva nditunguye pe. You chose. Ukaji wahisemo. Or you tried. Cyangwa wagerageje. Cyangwa se you became. Cyangwa se nyine ukubona muri iyo kintu. Ukumva nawe ukaba ati umva iki kintu agikoze ariko nanjye nditunguye pe. Tubwire straw. Uyu mwaka. Oh no, wivuga muri uyu mwaka. Go back. Going back mu buzima bwanjye. Ni ikintu nakoze kikantungura
ikintu nakoze kikantungura nanjye ubwanjye mu gihe cyashize ukavuga ati iki kintu nibyo ugikoze cyangwa ukakigerageza. ikintu nakoze cyangwa se nabikaminze mbese ngiye mu buzima bwanjye nkunda abantu cyane, especially when it comes to my friends. ikintu nakoze kikantungura cyo ntari nzi ko nashobora gukora ni ukumenya agaciro kanjye, noneho ibinsubiza inyuma nkabisigaye nkabivana mu buzima bwanjye. icyo nicyo kintu cya mbere nakoze nanjye kikantungura. ngo yatunguwe no kumenya agaciro. Shirere nawe ntabwo wigeze umenya agaciro ufite. ukuntu bivuze neza sora nabyo biramutungura. So nawe ushobora gusanga hari ikintu cyagutungura. Njyewe nagize background ya education itari nziza. Nagize background ya education itari nziza. Narize mu wa mbere primary, ntabwo nigeze niga na sare. Primary mu wa kabiri ishuri ndivamo njya kuragira inka. Kubera nyine namwe murabizi ubuzima bwo mu Rwanda tujya kuragira. Nsubira mu ishuri hashize nk'umwaka n'igice cyangwa ibiri. Nabwo njya muri primaire. Abantu bize muri école primaire namwe murabizi, nize kuri école primaire Dokarambo. So rero iyo education background yanjye ntabwo yabaye nziza pe. So rero ikintu nakoze kikantungura rero kubera iyo education background yanjye itari nziza. Narangije high school, I was not able to write a letter. Ntabwo nashoboraga no kwandika ibaruwa izaba akazi mu Cyongereza. I was not. Then njya kwiga muri university. nta Kongereza nzi. Ngeze muri university ndabizi hari abantu duhuje experience. Ngeze muri university ntangira mbona abandi abana bavuga Icyongereza bavuye za Green Hills, bavuye ku bigo bikomeye. Ndavuga what's this? Ndabangomba kwicyongereza. Then ndi kubura semester ya nyuma ngo ndangize. Nigaga Mudende muri Awuka Imasoro. Ndi kubura semester ya nyuma ngo ndangize, rero n'abanyantu bari gutanga akazi ariko ugomba kujya gukora interview mu Cyongereza. Ndangije ariko bufo yabwo nabwo bw'Icyongereza. Eglise yacu twasenga mu Cyongereza. Nahise mpindura njya gusengera mu Cyongereza kugira ngo nzamenye Icyongereza. Ngiye kubona mo nabanshyizeho ngo nzabwiriza mu Cyongereza. Ndikukureba. You know, my education background was not good. I'm telling you, it was not good. I was not able kwandika ibaruwa nisaba akazi, ntabwo ari kubishobora. Then bwa mbere ntungurwa bwa mbere church yarambwiye you should preach. And then bambwira ko ndi bu preaching habaye igitaramo, haje abantu benshi, church yuzuye abantu bazi church yo muri Awuka Imudende. Bafite sare nini cyane mu graduation yari yuzuye. And I was supposed to preach in English. Then ndagenda ntagura ikibwirizwa. Ndagenda ndabwiriza mu Cyongereza. Maze kubwiriza nkajya mbona abantu b'abazungu abanyamahanga barakombwa you really way. I said oh my God. Bihano ngamintu. Then another nakugiye gukora interview. Ninjiye muri interview y'akazi nsanga harimo abazungu gusa, American people. Then I said ndapfuye Garangi. Then batangira kuncanaho imiriro bambaza ibibazo bimwe simbyumve. Then kugira ikintu cyantunguye njye ubwanjye no kubona natsinze interview nakoze mu Cyongereza. Ariko iyo mana who is this? Ariko iyo mana iradukunda cyane. Icyo kintu cyarantunguye mu buzima bwanjye nyine kubona like umuntu urangije high school nta kintu azi, then akashobora kuba yakwidocumenta mu gihe gito cyane nyine akagera ku bintu ashaka. Ibi bintu wakuramo iki rero? Nawe ikintu ngo wifuza kugera icyo cyo nzababwira. Nagikoze mu interview muri American Embassy, nta muntu tujyanye, nta ChatGPT. Njya muri interview muri Embassy y'Abanyamerika ndayikora ndayitsinda. So what I mean, icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki.
nawe ubwawe urashoboye ikintu ubona nyine icyo ushaka wakigeraho gatebe gatoki kirwanire uzakigeraho ntitwe twirimita so nawe ufite ikintu nyine ubona wakoze ukavuga ati mva nditunguye pe ibintu nari kubishobora si ninjye ntabwo nazi ko ntashobora ubuzima bwanjye nta nshuti zimwe na zimwe mu buzima naho aba strong bakoze bavuga icyongereza ntibigeze bande naje muri Amerika njema ngo baye ngo nibye bye BYE ngo nibye niriyatuma baye nari nzi ubwenge ariko ibyo kuboroka nyine ko muri Afrika nyine ngo boroka kugira ngo passing exam ariko naje ndi zero so ikintu ushaka kugeraho ukuri ntuzacika intege. Do it today, do it tomorrow, do it next week, next year, and then finally you will get it. You'll get it. Yeah. Just, ugifata ya step ya mbere. Ako nawe wongere usubire inyuma yawe ikintu wakoze kavuga. Nawe itekereze urebe ikintu wakoze. Njye wakoze iki kintu. Nusanga ari cy'ubutwari. Ugende rwose wigurira akantu. Wigurira akameka. Turi mu mpera z'umwaka uvuga uti ya kandi unashimira Imana ko yagufashije kwachivinga ibyo bintu cyane ubundi nta nukuri ibintu bitarimo Imana nta turi gukora warm up irarangiye murabizi niyo mpamvu dukunda ari amakarita atuma twinjira mu kiganiro twishimye atuma dutangira ikiganiro ibintu biri fresh dufite energie so Raymond shari wanjye rero kubera iki turi hano so uyu munsi rero turi mu kwezi kwa 12 ku itariki 22 means umwaka urabure iminsi itarenze 8 ngo urangire yego so uyu munsi nkuko abakarita yanabivuze tugiye kureba ibyo tugomba gusiga muri 20 isn't it crazy twafashe ikarita yo tugiye kuvugaho twafashe ikarita like coincidentally yahuriranye gutya ubwo rero nuvuga tugiye kureba muri uyu mwaka ibintu tugomba gusiga muri uyu mwaka tukinjira muri 2026 tumeze neza dufunzemo neza 2026 ibintu bishyashya 2026 uziko naje muri Amerika 2016 2016 happy birthday to her. Okay, it is what it is. But yes, imyaka 10 ayujuje ari muri Amerika navuze kugenda wigurira akako kumwana abanyaka guze nkunda haracyari amezi nta kibazo but yes tugiye kureba ibintu dukwiriye gusiga muri 2025 kandi nitubireba nawe ubirebe kuko ndabizi neza ntago byose byari imitse kigoroye reko ari byo ugomba gusiga and then winjire ejo bundi mu mwaka mushyashya new name new things new friends uzagaciro kawe ibintu byinshi wamaze kumenya agaciro kawe wamaze kumenya abantu bawe n'abatarabawe so injira mu mwaka mushyashya so we're gonna talk about that. Yes, nibyo tugiye kuvuga rwose tugiye gucleaninga slate wereba ibintu wumva nyine nawe nyine ugomba gusiga bisige rwose ubisige pair. Yes, mama we strong karamba utekereza nk'iki cy'umuntu agomba gusiga kuri wowe nk'iki wasiga tugiye kure ibyo tugomba gusiga ikintu cya mbere ku giti cyanjye numva tugomba gusiga nangwa se ngiye gusiga ku giti cyanjye namaze gusanga yuko akenshi abantu badindizwa n'abo bita inshuti zabo cyangwa se ababazengurutse even n'umufamily member wawe ku buryo mbese niba kudindizwa ngiye vuga kudindizwa nyine mentally mbese ukabura amahoro y'umutima kubera umuntu akwiye kugufasha kuyagira for example nkunda gutanga ingero so wahereye ku nshuti nahereye ku nshuti uvuga ngo inshuti nizo turiho nubona nyine utangira ukore igenzura rero ugomba gusigana izo ugomba gusigarana yes for example Raymond ni inshuti yanjye ariko mu by'ukuri Raymond iyo turi kuvugana nangwa se turi communicatinga hari ukuntu njya mbona njye na Raymond tamacinganirije ukuntu bitari guhuza tutari guhuza noneho kuri kwa kudahuza
bikaba bituma hari aho nifata mu gushaka communicating na Raymond ku bintu byanye nifuza kandi umuntu ari inshuti yawe ntabwo ufite gufiringa gutyo nyine ufite kumva ko nimba umuntu ari inshuti yawe utakuba comfortable around that person nyine ukamwisanzuraho ugafiringa nyine urukundo rumuturutseho ndetse na support imuturutseho. So nimba Raymond mubara nk'aha n'inshuti yanjye ariko igihe cyose ngiye kuganiza Raymond nkumva nyine umutima hari ukuntu uri kwishisha nkumva hari ibyo ntamubwira naho se nkumva nkayasimelinga ko Raymond atari gusapotinga ibyifuzo byanjye naho se atanyishimiye ku ntsinzi ndi kugeraho. Noneho nkavuga ati mu by'ukuri bitewe n'ukuri ko nyine Raymond ari kumubinga funny nintamuvana mu buzima bwanjye hari icyo ntazageraho either mentally nawe se spiritual nawe se physical byose nyine. Icyo gihe rero nibwo utangira kumenya agaciro kawe nangwa se iyo umuntu afite intumbero bimufasha nyine kuzamuka mu buzima. Icyo gihe muvandimwe fata umwanzuro ugase Raymond nshaka nyine kongera umubane wanjye n'Imana ariko Raymond bitewe n'imyitwarire ye ndikubona bitari bukunde. Raymond bitewe n'ukuna hari ingeso runaka afite ndikubona kugira binzamure ku Mana ahubwo biri kumanura kandi Raymond nimimubwira nta ashobora kuzabishima akavuga ati wenda gutya na gutya mbese ukabona. Icyo gihe menya ibyo ushaka wihitemo. Raymond wangu arabitekereza gutabifata gute that's him. Choose yourself. Now igiye guhita mutumye ntekereza cyane n'abantu badukurikira ushobora kuba bitekerejeho ndabizi you got friends. I do. Igiye guhita inshuti se uri bigendera kuki? That's a good question. Ukavuga uti uyu muntu ndamurebye ndabona yambere inshuti nyine ibintu wumva wabagenderaho by'ingenzi. So ngiye kuti cyanjye rero ngewe amahoro y'umutima ni ikintu gikomeye cyane kuri ngewe. Amahoro mu bitekerezo ni ikintu gikomeye cyane kuri ngewe. Peace of mind. Yes. Rero ukuntu nyamitamo inshuti hagati this is my personal friend. Ni umuntu mbese ngendera umuntu uri kunyakira ukundi urukumva akanyakira ukundi mbese nyine ntabone ko ndumutwaro kuri we kuko hari ukuntu uri inshuti y'umuntu bitewe n'ukuntu mubanye ukavuga ati nyamara nshobora kuba ndumutwaro kuri kanaka. So ngiye rero iyo mbese mbara n'umuntu ndeba ukuntu njye no observing ubundi no observing ukuntu umuntu ducommunicatinga ukuntu character ziwe ibyo ambwira ibyo mubwira mbese like ukuntu muvinga niko gutuma determininga nimba uri inshuti yanjye naho utari inshuti yanjye. So cyane cyane unkundi wondi we akanyakira wondi we of course ngira inama nta nukuvuga ngo nyine ngo ngushigikira nyine ibintu byose ni gukora ngo nimba atari byiza ngo ureke ngukira ngo tambareza feelings no ntago aba ari inshuti yanjye atangira inama kuko ntakora neza ariko mbese nkundira wondi we unyakira wondi we ntutume feeling any type of a way yo kumva ko ndi unwanted imbere yawe. Nibyo nicyo kintu ngenderaho rwose. Uwo ngo ni strong nawe ufite ibindi bigenderaho ariko nagira ngo mbabwire kimwe mu bintu bikomeye mu buzima bw'umuntu bikomeye umunyarwanda yaravuze ngo mbwira uwo mugendana ndakubwira uwo uri wo. Kimwe mu bintu bikomeye mu buzima bw'umuntu ni uguhitamo inshuti kuko inshuti zishobora kukwafectinga zikawugiraho impact mu buryo buri positive cyangwa buri negative bitewe n'izo nshuti ufite. So please mu gihe ugiye guhitamo inshuti making sure ko inshuti uhisemo ari inshuti z'umumaro ari inshuti zizageraho zigukura naho zikugeza. Hari inshuti rero mu buzima abantu bagira iyi inshuti ushobora gusanga nawe uyifite mu buzima bwawe. Hari igihe ufite inshuti itifuza ko watera imbere kwirusha kandi ari inshuti yawe. I'm telling you probably kuyo nshuti yifite ukaba bizi you know that is your friend or is it half it's your friend urabizi neza ijana ku ijana ko ari inshuti yawe ariko ntabwo yifuza yuko utera imbere. Yamenya ahantu hari akazi akoza application ariko ntashaka kumenyesha ko uzabone yatangiye akazi. Yamenye ahantu hari ishuri ryiza
arashaka uzabona ko yagiye ntabwo azakubwira ngo mbese bona ibintu ngo dore ishuri byarangiye ryiza. bigutungure nk'abandi bose yagize sheri oya uzabyumva n'abandi mubwire mutware kandi inshuti yawe. So hari inshuti rero mu buzima ugira, nagira ngo mbabwire umenye ukuntu ugomba gutwara iyo nshuti yawe. hari inshuti mu buzima nyine akaba ari inshuti yawe pe, anabikwereka ko akwitaho ariko atifuza ko mu buzima na rimwe wamurengaho, you know, like ko wakwiga ku ishuri ryiza kumurusha, ko wagira miliyoni 10 afite 5, like nyine akumva ko nyine yajya ahora kuri hejuru, akaba afite sheri wowe uri single, akaba nyine akumva nyine yajya ahora kuri hejuru, ari inshuti yawe. Iyo umuntu ari inshuti yawe nta nubwo nkabucye Raymond ari inshuti yanjye, ntabwo ari ngombwa ngenda mbaze Raymond ese Raymond ufite sheri, ese Raymond wabonye akazi, ese Raymond wiga hehe. Raymond nk'inshuti yanjye automatique ni inshingano zo kujya gira mbese good news akaza gushaka ku nshuti yanjye. Rero ni muri observation hagira nsanga Raymond yabonye akazi nta kumbwira, kandi wenda twatugashakana hamwe turi gushagaringana hamwe nanjye gakeneye mukona Raymond yaguze imodoka ya mbese nyine nshyashya. Raymond piriri kabona ari gutwara ngo ese Raymond sheri wanjye iyo modoka vipi, ati ni yanjye mu how kandi ni inshuti yawe. Yes, umva menya kwita abantu acquaintance, abantu muziranye baraho na personal friend. Exactly. Kuko umuntu yari inshuti yawe mbese ukonsidera inshuti yawe. Hari umuntu bari inshuti yawe, hari n'umuntu muba muziranye. Like kumenyana n'umuntu like mwahuye ya muraziranye, ugize ikibazo wamufasha nawe akigize yagufasha. Ariko to be a friend with somebody, to be a friend with somebody nuko umuntu wamuzanye mu buzima bwawe ukamwisanzuraho. Uratekereza ko nyine dufite umuntu w'umushuti wawe wumva wizera, ukajya kumva wenda tuvuge ahubwo ati bura ntago nkiri hano muri Michigan, nagiye North Carolina niho nagiye kwiga. So mubimenye mu nshuti zawe nawe ugenzure uraza gusanga hari niyo nshuti. Suzuma ureba umenye uyu mwaka tugumye bo tuziranye nabo n'inshuti zacu ziri personal friends. Hari ibintu ugomba gusiga, kuba manipulated, ukagenda bakakumanipulatinga ukabura aho ngaho nyine. No ugomba kumenya kandi uraho ngaho ngo uri ngo ari ne inshuti yanjye magara ndamukunda biki kumbe ari utwi mu gikona aratuje ari guteka akarya akabimara vuba vango Raymond ataza gasanga ibyo kurya. Ariko we nukuri biri seriye nibigira ku nshuti tugomba gusiga kutamenya agaciro dufite, tumenye aho badukeneye, kumenya ahantu bagukeneye. No kuba uri ahantu nyine ubona udakenewe, if you are somewhere ukabona ntukenewe, ntabwo ushaka wakwiye. Niyo bakunda abo bantu gute ibabaze iguhealinga ni process. Guhealinga ni process, menya agaciro kawe, wifatira umwanzuro uvuga ati nyamara asanga ndi kubera Raymond umutwaro, uvuga ati kanzimve mu buzima bwa Raymond ntamwanze ntamwifuriza ikibi, ariko menya agaciro kawe ndetse nawo muha amahoro. Uvemo rwose uyu mwaka, menya inshuti yawe ya nyayo, umenya inshuti yawe ikenera ariko ikiti cyo gushakaho, umenya inshuti yawe ufata nk'inshuti nkuko nawe uyifata, umenya inshuti yawe ufata nk'umuntu muziranye gusa. Literally like ibyo bintu ni ingenzi mu buzima kuko nibyo bintu bya mbere bikostinga amahoro y'umutima n'ibitekerezo, ku buryo nyine bo aho babice batabazi ukuntu biri kubabaza uwo muntu nyine wundi, kuko ntago babyitayeho obvious. Ntago bazi biri kujya mbere. Ni wowe rero uzi what you going through, ariyo mpamvu ari ufite kwifatira umwanzuro. Guhitamo inshuti ni ikintu kiri very crucial, cy'ingenzi kurusha ibindi bintu byose, cy'ingenzi. Sometimes uranabisengera, ukanabisengera ukabwira Imana ikaguha abantu b'ingenzi. Ese undi muntu ari kwanga kukubwira ngo utamutwarira umugisha, abantu bazi ko buri muntu afite umugisha we. Buri muntu afite igitabo yandikiwe. Rero kwanga kuba nicanganze ngo nshuti ya Raymond akagira imodoka nziza kanga kunshenga, urabona ko imodoka yawe ndi buyitware, like why? Cyangwa ukabona ishuri ryiza, ukabona ahantu hari opportunities, and then ntumenyeshe umushuti wawe.
sheri ariko uzi ikindi kintu namenye icyo gihe mbese ikibazo ntabwo aba ari wowe batari kumenyesha mu buzima bw'umuntu hari umuntu afite umuntu yizeye nyine ajyaho ahubwo is just not that person ahubwo ni wowe utari the right person for that person ahubwo ikibazo ahantu kiri wewe uri ahantu utakagombye kuba uri when wrong place uri ahantu nyine warayobye narayobye ahantu uri umeze nk'umuntu nyine uri kuhihomahoma nyine ntabwo hantu ukwiye kuba kuko nawe irivuga ku bantu no kutagomba ku bantu udakenewe so wowe menya nyine agaciro kawe nurangiza umenye inshuti ufite umenye inshuti ufite kandi unamenye n'uko zigutwara observinga ukuntu zigutwara ukuntu zigufata again choose yourself uyu mwaka twihitemo tumenye agaciro kacu tumenye abadufata nk'inshuti mu buzima bwabo tumenye n'abadufata nk'abantu baziranye gutyo gusa turaziranye ane ni umuntu mbona hariya nawe akambona hariya datsi nta personal friendship dufite nta niyo nshaka tugirana kuko hari abantu byo wihambira nawe ubwawe ukavuga ati dang ari obsessed with me ukabona ari very obsessed ukavuga se is this love na one obsession ugasanga gubaye ikibazo muri rubanda so bantu banjye bantu badukurikiye mumenye agaciro kanyu nimushake mugende muri therapy nikibereyeho mubabwira ati I'm going through a breakup inshuti yanyu tumaranye imyaka 32 bazagufashamo ariko menya aho ukenewe naho udakenewe icyo kintu tukive ubwo tugiye gisiga muri 2020 ikindi turasiga niki abantu tuburiye abantu umunyarwanda yaravuze ngo umuntu ni mugari ufite utuntu wowe uzi bwawe ku giti cyawe wowe n'umutima wawe Raymond n'umutima we Raymond na Raymond n'umutima we hari utuntu wiziho nawe wenda abantu batazi ukabona utwo tuntu hari ukuntu turi kukudisconnecting ngura n'Imana nyine ukumva ntituri kuguhuza n'Imana utuntu rwose dusige hari iki kintu mu rubyiruko nyine my age ikintu cyitwa inzoga mon cher inzoga siza abatope mu rubyiruko inzoga ziri kwangiza abana ziri kwangiza abasore umusore ari ufite future kubera inzoga nyinshi future yibika akazirutisha future yo akazirutisha nubona inzoga hari ibyo ziri gutuma umisinga leave it well speaking of hari akantu maze kubona nzanivugaho cyane ukabona wenda mfite inshuti yanyu Raymond none nkabona Raymond afite iyo ngeso yo kunywa inzoga nyine Raymond ntajya anywa inzoga nyine nuko njye mbashaka kuvuga umuntu turi kumwe kugira ngo ntagire uwo nkomeretsa hanze noneho ngewe ndi kubona ko Raymond mu by'ukuri ari kugana inzira mbi aho nkavuga se Raymond ko ari inshuti yanjye nkaba ndi kubona ariko ndi kureba ndahera hehe muhana ese ni muhana sari ugende kumujajinga ese ni muhana ntari bugire ngo ndi kumumindinga business ziwe ndi kwita musenyeri ku bintu bitandeba icyo gihe ugasanga silently cyaha guhana inshuti yanjye Raymond ariko nabuze aho mpina kugira ngo kuri nyine ngo baragira ngo iki ngo burango nimubwira ngo arandakariya nawe ngire ngo ndi kumujajinga ibiki n'ibiki my friend nimba umuntu ari inshuti yawe koko mubwiza ukuri at the end of the day umuntu ni mukuru ajya yifatira imyanzuro niba uri kubona gukora ikintu kitari cyiza mubwiza ukuri iyo umuntu ari inshuti yawe uramubwira akabara ko nyuma kugarukira uramubwira akarakara ariko nyuma arabwira ati nyuma bitekerezaho nase akambwira ati wavuze kumbwiza ukuri that's one thing about umuntu wita inshuti yawe nta gutinya akubitira mu mutwe arakubwira ibintu byose agomba kukubwira yes ni inshingano kuba inshuti y'umuntu kuba niho mu gikomeye cyane hari abana benshi bari kubura opportunities kubera inzoga yes hari abana benshi bari gufungwa akisanga akoze ibidakorwa kubera inzoga cyangwa itabi you know that murabibona like i Kigali muri kubona ibintu biri kuba last weekend mwarabibonye aho umuntu yagonze umupolisi atazi ko ari umupolisi akamukurubana mu muhanda metero zirenga 300 kubera inzoga you know nukuri umuntu w'umujyambere muto cyane so ikintu nshaka kuvuga ni iki ngiki nubona hari ikintu uri gukora
kikaba gishobora kuzagira ingaruka mbi kuri future yawe, uburyo utekereza ku hazaza 3 steps hawe. ahead. Ukabona gifite ingaruka ku hazaza hawe. Ntabwo nkubwiye ngo reka inzoga, ariko nubona zifite ingaruka zitari nziza ku hazaza hawe, please stop it. Nukuri pe. Nukuri Wireka ngo zikunywe. Wireka ngo nimba uko nari ibintu ziri wazihagarika. kwica, ukabona utagiye gukererwa mu kazi utaza gukererwa, ukabona utangiye kugeranya into car accidents bidasanzwe kubera ko wasinze, ukabona utangiye gufungwa kubera iyo mpamvu, ukabona uri kugenda ugenda mu kazi umutwe wamenaguritse, ntukora akazi neza, ukabyuka ufite hangover ugasiba, ejo bosi yakwirukana ngo nta kazi mfite, maze ukababana mu byo kandi ibintu warabyikururiye. Nukuri nubona ibyo bintu. Yes. Nimba uri inshuti nyanshuti ukaba ufite umuntu umeze gutyo, mugira inama ntumutinye ngo baragira ngo iki, kuko kuba inshuti y'umuntu ni ikintu gikomeye cyane, kandi kubwira umuntu inama biri muri package y'ubu friendship. Kugirana inama. Yes, biri muri package y'ubu friendship. Hari n'utundi tuntu twinshi nawe ubona dushobora kuza kubera imbogamizi kugira ngo ugere nyine ku ntumbero yawe mu gihe cyawe kizaza. Nubona ko tuntu atari twiza n'ukuri, reka twinjire muri 2026 tumeze neza, twarakirinze tumeze neza, winjire mufite imigabo n'imigambi mishyashya. Salene, hari ibintu wari warahize muri uyu mwaka ukaba ubona uvuga uti hari aho mbigejeje? Ngewe ikintu cy'ingenzi cya mbere, I got my first car muri uyu mwaka. Yaguze imodoka. Uyu mwaka naguze imodoka. Yaguze. Which is good. Yes. Mumukomera amashyi pe. Ahantu wicaye yes. So naguze imodoka muri uyu mwaka, so ndashimira Imana cyane, nta deni nayifatiye, nayayishe in full. Lamborghini. Imodoka yitwa Lamborghini. Ariko navuga iyanjye izina. Muteteri. Imodoka yitwa Muteteri. Imodoka yitwa Muteteri. Yes. Yitwa Lamborghini. Ikindi kintu nagezeho mbese muri uyu mwaka, mana wesha, mbese nihisemo. Remo nihisemo ku buryo mbese uri kubona uri gufata umwanya nawe ukihakera, umva nsigaye niyitaho ikintu cyose kiri gusimenga ko kiri negative mpita ngikirininga, mpita nkirekura ambwira ati ntabwo uri uwanjye, ambwira ati gena sinkita ku byo abantu bavuga. Ndi umuntu nyine ngiye, if you know me, ndi umuntu mbese nyine mvuga kari ku mutima, ntabwo kuko ntabwo kari ku mutima birambangamira gatuma nyine overthinking. So ubu ngubu rwose nyine mbere ikintu nshaka kuvuga ntabwo se baragira ngo iki, nkabona baravuga ati Arine niwe ubura gutya na gutya, uburyo sinkibyitaho. Nimba kitampa amahoro y'umutima gifite kugenda. Icyo ni ikintu ndi very proud of, bro, ndi very proud of that, kuryo mbese umuntu atabyumva. Ubwo nsigaye nifite amahoro, mbana n'abantu nzi ko banshaka ndetse banankunda, bampa n'agaciro. Abatanshaka naho sinzi ko byari biri fake imbere yanjye, byose narabicleaninze. Nta mutima mubi, nta nzika, nta namenye yacivinze ibintu byinshi. Icyambere ni ukwiyacivinga ubwe. Yes, I chose myself. Ku giti cye akaza kwimenya. Hari abantu benshi batiyizi, uzi kwibabaza kubera abantu, ugasanga wowe uri gusafaringa mentally, abantu uri gusafaringa batanakwitayeho, batanazi kuguringa turu. So wasanga hari abameze nkawe. Urumva rero muri umwaka imodoka iranahagije, ntabwo twabonye ikindi kandi guys, nimba ubona nyine mu nshuti zawe hari abantu kudindiza mu buzima, nyine bari gutuma utishima, ukavuga ati sugo nimba reka ndasigarana ndi, ubwo sugo rero mundi nimuvana mu buzima bwanjye ndasigarana ndi. One thing I also realized muri iki gihe, muri uyu mwaka nyine byose maze iminsi ndi gucamo, nuko hari abantu benshi bagukunda utazi, bakwitaho utazi, utazi ko n'umuntu arakubwira ati Arine ndagukunda biri seriye, nawe ubwawe bikagutungura. Abantu hari n'abantu benshi utari wamitinga, ntukajye bwa ati se ninde kari we mundi ndasigarana ndi. Umva Imana yego mu nyanja y'amafi menshi, mwise mwe abantu benshi bagukunda, abo wahuye nabo nawe utari wahura nabo. Rero nimba uko naremo nawe kudindiza ariko kubariza umutima, musige hari undi uri imbere Imana yagutegura. Ntabiririmbira ngo wirukire ugusiga ugasiga ugusanga, nukuri pe kamirukankaho ari kugusiga,
and then uri kugusanga ukamuseka ukamusiga ubwo nibwo buzima bwacu nibyo bintu twibereyemo rwose yes so nicyo wachivinze njyewe se njyewe se ubu ngubu ngira ngo nachivinze kera muri uyu mwaka 2025 ni munini 2025 sura 2025 ibintu byose nateganyaga umva narabigezeho amen uvuga ati amen ndabishimira Imana cyane muri kamera nabibonye ibiki I don't know excuse me I don't know ariko biraza kugenda neza iri kuza nk'iyihindurwa so ndi kuvuga ngewe ndashima Imana ibintu byose numvaga ntekereza okay niwe se da baraza kubibona nyine ko ari kamera nari ndi kuvuga nyine ngewe rwose ndashima Imana ibyo natekereza kugeraho nari mushasha muri Amerika uyu mwaka kwari kwiyadapta narakoze maze gukora ndiyadapta na applying ishuri nkora examen ndaribona ndakora mfite ishuri nabonye inshuti muri Amerika mfite umuryango muri Amerika oh my god ngewe rwose uyu mwaka urangiye rwose ndi gushima Imana cyane kwasoza se oh no before we go your relationship urimo relationship niba are you sure boss are you in relationship uri muri relationship nimba uri feeling you mean friendship or friendship cyangwa relationship yaba kumira uri sheri wowe na sheri wawe uri kutureba wowe na sheri wawe nawe se n'inshuti yawe nimba uri kubona hari ikintu sheri wawe afite utazihangana in the future musige nawe red flag nimba ari ama red flag uri kubona bati sheri wanjye mu by'ukuri ntabwo azi go communicating bikahora bikoza umutima ubundi umuntu w'umukunzi wawe ntabwo yakwiye kuba impamvu yo kutagira amahoro umutima ibintu byose akwiye ko niyo mwagira ups and downs ariko still ugafinga nyine assured ukumva ko nyine at the end of the day n'umuntu wawe ugafinga nyine imyanzuro ya strong irakakaye musige ukumva kuri safe around him nta kibazo keep him ariko niba hari ibintu rwose nimugera kuri step yo kwemeranya kubana ubona hari red flags uri kubona utazihanganira yes bera kubera ko divorce hano hanze ziri kuvuza ubu yego rwose sigeze arizo zagezwe so turi kuvuga ku byo dusize tugomba gusiga reka mvugeho gato ku byo tugiye gusanga I want to say about the future abantu benshi batinya fitire yabo igihe habo hazaza barahatinya cyane ariko hari impamvu imwe ituma bahatinya impamvu abantu benshi batinya hazaza babo hari icyo badafite mu mibereho yabo no kuvuga ngo ahazaza hari mu biganza by'Imana hafitwe n'Imana iyo ufite Imana rero kandi Imana ari ifite ahazaza bivuze ngo n'ahazaza urahafite I don't know if you get a point yes ndavuze ngo impamvu abantu batinya hazaza benshi nuko badafite ufite ahazaza mu biganza byayo no kuvuga ngo ahazaza hacu future yacu iri mu biganza by'Imana nituba dufite Imana tuba dufite ahazaza so bivuze ngo Imana idufashe gutya mu biganza niyo ifite ahazaza hacu so turasabwa iki turasabwa kugira Imana twamara kugira Imana niyo idufite ishatse yacurika cyega curuko ishatse ni ukuvuga ngo kugira Imana mu mutima wawe nkunda kuvuga ibintu kora cyane senga then uharanira iterambere ryawe ariko nta muntu bangamiye yego ibyo bintu nubikora I'm very sure ahazaza hazamera neza nukora cyane ugasenga then ugategura ahazaza hawe nta muntu bangamiye kutavuga ngo nta muntu bangamiye ntawe uhutaje ntawe wibye ntawe watse ruswa then ugakora and then ukubaha Imana ukanayizera I'm very sure azaba heza nugira Imana nuba ufite Imana muri wowe uzaba ufite ejo heza so don't fear for your future mbere yuko tugenda sinzi rero ibitekerezo byanjye buriya ntakavuze ntabwo nagira amahoro akantu kabaragira ngo iki nako dufite ugasiga
baragira akantu ka baragira ngo iki muntu wanjye nkwibutse yuko ubuzima bwawe ikiganiro mu gisharinge bagenzi banyu bacyumva ubuzima bwawe ni ubwawe amarira urira mu cyumba cyawe na mama wawe ubwawe nawe papa nawe asaba muvukana ntago bayazi ukuntu umutima wawe ushavuye nazo nta n'umwe ubizi keretse wowe n'Imana yawe wenyine nimba ushaka kugira intambwe utera yabyo kuvuga ati ngiye muri kaminuza yaje kuvuga ati ngiye kubaka business wigira ka baragira ngo iki ngo sugo ni docinga nyine ino business bakambwira nabi singira aho nzagiza nako sona kane no ibintu bya baragira ngo iki at the end of the day nasanze umuntu ari we wenyine ujuca muri nyine mu bibazo wenyine ni even iyo ufite umuntu ubwira ati ngo ihangane kuko ubwira ngo ihangane ntibivuye ko ari wowe uri kubicamo myindani baragira ngo iki rwose muzi baragira ngo kiraguma bro wowe ibintu ushaka gukora bikore as long as umutima nama wawe nta cyaro gushinja bikore utitaye kuri baragira ngo kuko baragira ngo iki mu gihe umuntu akiri muzima kiri guhumeka baragira ngo kizahoraho abantu bazavuga mpaka bahumetse umwuka wabo wa nyuma abanyarwanda bo baravuze ngo isoni zirisha uburozi cyane pe niba ushaka kubaka YouTube channel yubake niba ushaka kuba umusitreamer niba ushaka kubaka business yubake niba ushaka whatever you want to do as long as katari gutanya n'Imana yawe muntu wanjye bikore iwanyu bazagusapotinga bazakuba hafi ariko at the end of the day ni wowe impamvu ushaka kuba icyo ushaka kuba cyo kandi at the end of the day struggle ni wowe uzayicamo duva mugiye guhitamo career izashimisha umuryango wanjye what about you ahubwo se nugeraho bikakunanira nugeraho bikakunanira uzazana degree bihereza ababyeyi bawe se nawe ukomeza kujya kwigira ibyo wifuza no mfite urugero rumwe ni umusore umusore baramubwiye ati waje tukaguha scholarship ukajya kwiga igipastor umubyeyi waramuhata kugomba kuba umupastor arangije aragenda imudende yiga theology arayirangiza imyaka 4 yose ibigira iki yabyize yabiranye n'ibiheburayo arangije graduate ndafata diploma aragenda hereza papa ati dore ibyo bantumye ndabizanye imagine noneho reka njye kwiga ibyo nshaka aragenda yiga finance ubu ngubu akora muri Rwanda Revenue ibaze iyo myaka yose yatakaje yareme imyaka yiga bachelor degree imyaka 8 arangiza theologia igipastor afata diplome ayishira papa ubwo abantu b'Inyanza bara nimba uri shuri atari iryawe singiye kwabwe mu mashuri ariko nimba ubona ibyo uri kwigira uri kubyiga kubera atari ibintu ushaka gukora ko ari pressure y'ababyeyi bawe naho se community nshuti yanjye bivemo again niwe wenyine ukubicamo wenyine iyo community iri gukomera amashyi hirya mu gikari iri gukomera amashyi mu gikari wowe uri hano in person ari wowe uri kubyuka 8 am to 6:30 pm uri gushagoringa wenyine baragira ngo iki yisige muri 2025 winjira 2026 ariko tubwire n'abantu mwandike muri comment ibintu mubona tugomba gusiga yes naho mutubwire mwandike muri comment mushyiremo mubona tugomba gusiga ibiki muri 2025 mubyandike muri comment kandi comment zanyu turazisoma tuziha agaciro gakomeye cyane turanazishima cyane kandi turanazishima musharing ikiganiro turanasoje right on time mbona ntabwo wasabira abantu umugisha kabura ati Imana bahumugisha biriseriye Imana bahumugisha abantu bacu turabakunda byimbitse nkuko twaza tugitangira mudahari ntacyo twaturi gukora zino video mudahari ntagize inama tuba dufite aho turi kuzibwira mbese muri mu batuma nyine tukoresha impano twahawe yo kuadvocatingira abantu kuko njye abantu byambaza ngo kweki unakoze YouTube channel ngiye munda kubabwira no kubavuga ibyo mbashoye kwivugira kuko ntago we buri wese uretse ntago ashoye kuvuga ntago buri wese ariko afite impano yo kuza kwicara kuri kamera ngo avuge nkuko nyenshoye kuvuga ntago se ntago bwo bushake bwa buri wese igihe cyose maje guse nukwe gukora YouTube channel kugira ngo nkuvugire ibyo udashoboye kwivugira kera ryano y'abantu mu butumwa nkaza kuvuga ngaha ibyo bintu nabikeneye mujye mwongera mu bigaruke turi hano ku bwanyu kandi mujye mubona na topic twaza tukavugaho naye muyitubwire nta tuyivugeho ubundi umva reka tubabwire ngo abisiza Christmas Merry Christmas kandi Happy New Year umwaka uzabera umugisha uzabera ibyishimo muzahahe muronke ibyo mukorezeho byose Imana izajya ibiha umugisha nimujya mupfukama musenga Imana ijye ibumva kandi basubize turabakunda
turabakunda cyane reka tubibutse yuko people pleasing is a form of self harm. ibintu bishyire mu kinyarwanda rwose abantu twizeye kure primaire gupleasing abantu gupleasinga ni ibiki gushaka gushimisha abantu aha bituma nyiri ukubashimisha ababara biri okay wingora ndakwinginze it's a form of self harm nyine ujye bigenderamo share mundi mana ndigumva nyine gushaka gushimisha abantu aho uri kwibabaza ntacyo bizakugeraho no kuvuga ngo hari ukuntu ukora ibintu ushaka kugira ngo ushimishe abantu kandi uzi ko umutima wawe ubabaye ibintu tubisize muri 2025 yavugaga nuko bivuga mu ruzungu naho ubundi murabeho murakoze turabakunda kandi tubahorane yes see you guys next year. yes subscribe like comment down below.